Mwongeye kwirirwa neza, mwongeye kuramuka neza cyane. Uyu munsi wa none nabazaniye akamashini keza cyane abantu batari bazi. Aka kamashini abantu barimo kubona ino marike ni marike nziza cyane, ni marike iri porofesiyoneri, ni marike ikora fureshi. Ndagira ngo uyu munsi tube twarebera hamwe aka kamashini, imashini irimo mo imbere, turebere hamwe rwose ubwoko bw'imashini irimo hano, turebe imashini irimo hano, ubundi ahasigaye turusheho kuba twagenda tunogerwa n'abantu bashaka utumashini two kuba bagura bakatukoresha mu rugo, bogosha abana babo, bogosha ubwanwa, bogosha imyanya y'ibanga. Mwese ndagira ngo ino mashini tube twafatanya kuyifungura, turebe hano imashini irimo. Ni umuntu yimpayemo impano, arambwira ati iyi mashini ivuye hanze ariko nyiguhayemo impano, genda ube watangira ukora akazi ushake amafaranga. Reka turebere hamwe, turebe ibintu biza biri muri ino mashini byose. Turagafata tugafungure. Kugafungura ntabwo gafunguka ahangaha cyangwa aha, ahubwo ucomoramo aka kantu, aka uragaterura gutya ukagacomora. Noneho iyo umaze kuba wagacomora akangaka, uraza ugahita usangamo hano kava, ariko iyi kava niyo turi buze kubanza turebe ikintu kiba kiri munsi turi busangemo iki. Turasangamo agacagi kayo, agacagi ka fantomo. Cagi yayo ni fantomo, urimo kubibona ni fantomo, ushyira mu kibuno cya cagi. Noneho turaza dusangemo amavuta y'imashini. Aya ni amavuta y'imashini. Ate turi buze dusangemo hano nimero, turafungura nimero, turi bufungure nimero ahangaha. Turi buze kuba twafungura ahangaha utunimero tuba turimo abantu bazi orodineri cyangwa se amapenke. Utu ni tumwe mu bintu byogosha izo nyogosho penke. Good. Turasangamo nimero ya kane, nomero kane. Iyi ngiyi ni nomero kane. Iyi ngiyi ukunda kogosha abamama cyangwa se b'abahungu baba barateretse imisatsi benshi. Tuze dusangemo aka kanimero ka namba 1, akaka bakita ka rimwe. Aka niko kanimero kenshi kogosha ama orodineri cyangwa se kakaba kakogosha ku ruhande ugasigaho umusatsi mukeya, hari n'abagacisha mu bwanwa. Noneho turi buze dusangemo nimero 2, nayo ifasha abantu kuba bakogosha neza cyane basigaho umusatsi uringaniye nk'umwe w'abanyeshuri. Noneho turaza twongere dusangemo nimero ya 3, nayo ikunda gukora hejuru igasigaho umusatsi ujya kuba mwinshi. Ibi nabyo reka tubisubizemo hano. Ibi ngibi tumaze kuba twabibona. Noneho tugiye kureba imashini nyirizina irimo hano muri ino karito. Kuba twareba imashini tubishyire ku ruhande. Akangaka ni akantu kariho marike nyine, kaba gateretsemo kano imashini gutya. Imashini yo iba iteretsemo gutya. Good. Imashini nziza cyane, bibuze tube twayireba neza. Turayifungura. Nta kindi kintu dore hano kirimo, nta kindi kintu cyari kirimo, ni nimero n'amavuta y'imashini, hakabamo na cagi yayo n'umugozi wayo wa cagi. Noneho imashini yo ni iyi ngiyi. Good. Imashini biriho akantu inyuma kayifunitse kugira ngo igihe yituye hasi amenyo ataza kuba yameneka. Niba ikubise hasi, tuvuge urugero igahanuka ikikubita hasi gutya, ugomba kuyibika aka kantu kariho, kuko iyo ikubise hasi gutya amenyo ntago ameneka. Noneho turagakuraho kano, urabona ikubise hasi gutya bwo amenyo yacika. Abantu benshi bo baranabizi ayo amenyo asigaye agezweho. Imashini ifite icyitwa regarage. Ino regarage iyo uzamuye cyangwa se iyo uzamuye hano hejuru, ahangaha hejuru ni mu gipara, hano urogosha ukamaraho, ahangaha hasi ukaba wagenda usigaho agasatsi. Urumva ko amenyo arakora. None reka turebe imashini iyo tuyifunguye. Imashini akubwiye ko icagingwamo na fantomo. Imashini icagingwa na fantomo, niwo mugozi wayo ni fantomo. Fantomo zino zicaginga amatelefone menshi cyane, abantu bo barabizi. Noneho good. Ahangaha akamashini ahangaha tuba tugacanye, urabona ko karacyari gashyashya, niyo mpamvu karimo 49, ariko nituza kugacaginga kari bwuzure kabe 100%. no kukabona. Ni akamashini keza cyane ka YK rwose. Urimo urabona ko akamashini ni sawa cyane. Good. Ibi ngibi nibyo nari ndimo mba nabwira abantu, ndimo mbereka imashini nziza cyane iguzwe yo kuba wakogosha ku mutwe w'umuntu, kandi ikaba ari imashini ushobora gukoresha ubundi asigaye ukaba wanezerwa. Wayikoresha mu rugo, waba urimo kogosha abana, waba urimo kogosha n'abantu bakuru, iyi mashini irabikora neza
good. Niba ukunze ino video kora subscribe, ubundi hasigaye ukore no kunzogera, wibuke ko kudufollowinga no ku mbuga nkoranyambaga zose ni Toso the Barber Shop. Ciao ciao.